Ibuku y'Ababiligi. Magingo aya umunyarwanda wese ugeze ku myaka 16 y'amavuko agomba kuba afite icyangombwa cya leta y'u Rwanda kimuranga kandi akakigendana. Iyo ni indangamuntu y'u Rwanda ikaba yaragiye ihinduka uko ibihe bihita ibindi bigataha. Iyo ubu yo iraboneye rwose ndetse no mu mahanga barayemera cyane. Umunyarwanda ashobora no kugira ibyangombwa mpuzamahanga byaba ibyo mu karere nka laissez-passer ya CPGR, pasiporo ya East African Community n'ibindi nkabyo, byaba ngombwa akagira n'icyangombwa kimwemerera kujya mu bihugu byose byo ku isi. Iki kikitwa urwandiko rw'inzira rw'abajya mu mahanga cyangwa se pasiporo international. Kera mu Rwanda rwo hambere siko byari bimeze. Nta cyangombwa cyanditse cyabagaho. Umunyarwanda yarishyiraga akizana akajya aho ashaka akahamara igihe ashaka ntawe umubaza icyangombwa icyo ari cyo cyose. Icyangombwa cya mbere cy'umunyarwanda cyanditsemo amazina ye cyazanwe n'abakoloni b'Ababiligi bakacyita book. Book si ikinyarwanda ugenekereje, ariko wavuga ko mu kinyarwanda bisobanura igitabo, gusa abanyarwanda bo hambere bo bakacyita ibuku. Iyo ni ibuku y'Ababiligi. Yari ibuku koko cyangwa se yari nk'igitabo. Yabagamo amakuru menshi cyane ku buryo yari igitabo koko. Umusaza Ribera Kurora François Saveri wavutse mu 1935 ntamya ko ari umwe mu banyarwanda bakeya bagifite ibuku y'Ababiligi, cyangwa se ashobora no kuba ari we wenyine ukifite mu Rwanda. Magingo atuye mu kagari ka Kayenzi, umurenge wa Bushoki, mu karere ka Rulindo, intara y'Amajyaruguru, hepfo gatoya ya IPRC Tumba. Gendi Faida Jean Damascene. Umusaza Ribera Kurora François Saveri yabitse neza ibuku ye kandi aracyayifite. Kurikira gusobanurira. Iyo nitwa François Ribera Kurora. François Ribera Kurora. François Saveri Ribera Kurora. François Saveri Ribera Kurora. Navuze igihumbi kimwe magana cyenda itatu gatanu. Ariko itatu gatanu ubundi mu ifishi y'abatisimo hari ibintu kubera ko abatizwe n'uruhinja itatu karindwi. Noneho ngeze mu gihe cyo gusura banyongeraho indi myaka 2. Nari mvuye Uganda ishuri nakuyemo 51 ngeze mu Uganda kwishakira amafaranga niyo yabaga aho ngarukiye bati Umushefu Kanyankore bwatandukanye ageze iwacu hariya hepfo. Ati wavuye kuyakoreza n'umusoro. Ubwo ndagenda njya gusora bahita banyandikira agatabo ahubwo n'ubu n'agatabo. Reka da. Kaya bitaga ibuku. Ibuku rero nanjye uko zinyize. Bitaga ibuku. Agatabo ngaka. Murabona igihe natangiye gusorera. Kagafone kayite. Kana. Bakita ibuku. Ngo twasorera mu Rwanda. Ngiye Se bandikaga burya biyumba. Biyumba. Andika Biyumba. Urumva rubanda bavugaga byumba, ariko umuzungu akananirwa kubivuga, we mu kwandika akandika nk'uko bivuga akavuga biyumba. Biyumba. Ni nk'aya mazina ejo naho nereka gasasira muri genealogy abanditse Sebucucu, ariko mu by'ukuri ni Sebucyucyu. Umunyarwanda akavuga Sebucyucyu, umuzungu akananirwa kuvuga icyo gihekane bakavuga Sebucucu, akandi nabyo yandika. Mu gitabo yanditse yandika amazina y'imiryango y'imfura z'abatutsi yanditse icyo gihe, ugasanga yanditse ngo Sebucucu. Utabize akaba yagira ngo umuntu kwitwa Sebucucu, nyuma ni Sebucyucyu. Ni nayo mpamvu cyangugu kuva ngo bavuge cyangugu cyayikabananira bakavuga shangu. Ugasanga ari iki gihe bandikira ibyo bitabo n'ibyo banditse byose ugasanga harimo shangu. Uzi ko n'ubwoko bandikagaho mu Gesera. Bandikaga mu bwoko, niba ari umugesera akaba ari umugesera. Niba ari umuzigaba ni umuzigaba. Bakandika twa Hutu Tutsi. Muri Tutsi bakageza mu Mukara kugira ngo babone. Hano bakomeza Hutu bityo n'abandi. Hano banditse ubwoko banditsemo mu Gesera. Ikindi bandikagamo umwaka kuri 35, umwuga, umuhinzi. Hano banditse bakise ngo ni rasi. Nibwo iby'Ubugesera n'icyo byavuyemo. Niho byavuye kuvuga Kayonza. Noneho bemeza ko bwa Rudahigwa ni ibingibi byari. Wasoro ubwa mbere bakakwandikira kagatabo. Iyi ni imisoro. Iyi ni imisoro batanga. Iyi ni imisoro batanga. Nabasoyi inkoya nabigaruka nacarihinda na Nyeringabo na Nyamuromba na Rwigera kure yemwe se na Karimi yabo paiement de taxe d'État
date de distance de visa permis de port d'arme harimo n'uruhushya rwo gutwara imbunda ashobora no kujya mu mahanga iyo viza yashobora no kujya mu mahanga ikagira na permis de séjour byose nta babyandikaga ari nka passport harimo na passport harimo n'ibyo kwivuza ariko uzi ko yari buke koko ni ibuku rwose ni igitabo gikubiyemo ibintu byose urabona hano harimo pasiporo hano harimo mitasiyo ni ukuvuga ngo guhererekanya umutungo uvanye umutungo uhawe umutungo cyangwa uhaye undi bakagira aho babisinyira ni ukuvuga ngo ihererekanya ry'umutungo nabyo byandikwagamo hano ni ibuku koko hanyuma harimo n'amatesitasiyo ibyangombwa bitangwa n'inzego certificat d'aptitude n'abana babandikagamo umwana akavamo ari uko yasoze cyangwa umukobwa akavamo ari uko yashyingiwe umugore w'umuntu yabaga yanditse mu gitabo ubundi aba ni abana abakobwa abahungu abo babandikaga dore no gutora yatoye aha ni muri n'itora ryo muri ryari abagize paroma gutora abagize paroma Rwanda Urundi hano ni 6 Rwanda Urundi livre d'identité ubundi se Rwanda Urundi ibera kura bakoresha amafaranga rimwe ku bwa Kayibanda nibwo basobanuye kandi byari ifaranga rimwe bigizwe n'imiliyari umwana we yavutse mu 1964 uyu yavutse 59 makumyabiri kwa kane 59 uyu yavutse 5 kwa kabiri 64 uyu mukobwa n'umwana Sabina na Faustin uyu ni umukuru n'umukecuru atuye hirya amutari imyaka 5 arakuze afite abuzukuru susheferi ni susheferi muri sheferi ni ukuvuga teritwari ya Biyumba sheferi ya Rukiga susheferi ya Gishyita ubu ni ukuvuga ngo ugiye rero muri icyo gitabo navugaga tujye tureberamo n'amasheferi n'amasheferi arimo ubu iyi susheferi muri iyi sheferi wayibona birimo rwose hanyuma Coline Gishyita n'ubundi ubwo ni ukuvuga ko iyi susheferi ishingiye kuri izina ry'uyu musozi hanyuma centre européen aho umuzungu atuye utegeka byo n'ibyumba ubwo ni resident batuye hano bamwitaga administrateur wawe wibuka izina rye administrateur ukugiye cyane wawe wibuka izina rye Bwana Rabiyo Bwana bamwitaga Bwana Rabiyo rwose Bwana Rabiyo ubwo ni umubirigi wari administrateur wa territoire ya Biyumba akaba atuye ibyumba bamwitaga administrateur aho hasi handitse ngo iki aka residence residence ni nkuko bavuga utuntu uturenge uko bavugaga bati akangaka kandi Kayenzi hepfo ni Bugerera hariya n'Igihita n'uturenge mbega abavuyemo surushefu hajemo undi agahindura nawe hano icyo bivuze bonaho Coline ubwo ni agasozi n'Igihita ariko hari igihe wabaga waraje kuri uwo musozi hari ahandi wavuye iyo residence antérieure ubwo nari mvuye hano rero bakavuga aho waje uturuka kugeze gutura aho ngaho rero niba hahuye n'ubundi ni hahandi hagaruka ngo yaratuye kuri uwo musozi ariko bivuze ko na mbere yuko na mbere y'iyi buku ubwo n'undi yaratuye iyo haba yaje ari umwimukira aturutse ahandi aho yaratuye mbere niho bari kwandika nuko bimeze babaga bagufite babaga bagufite hose kuko wavaga hano wajya hariya bakakwandikira aho ngaho ugiye gutaha ugakomeza bya bindi byahahaye imisoro rero igihe 5 yarasoze 5 arasora 5 7 5 6 5 2 5 9 61 ubwo twageze kwa Kayibanda 6 2 6 kangahera 6 3 6 3
ubwo mwasoraga angahe kuko nasore Rudahigwa amafaranga 300. ubwo ni ukuvuga ngo hano urabona ni kwa Rudahigwa 5 uza ukagera kuri yubile ya Rudahigwa 5 ukaza 5 58 5 ukagera muri 61 ubwo Kigera aragiye haje mbonye umutwe ko Kayibanda zangaha kandi kwa mbonye umutwe hano ni Kayibanda bigakomeza ku Kayibanda oya ni nimero y'impuza ni nimero y'ikitasi y'ibarati niyo bashyira ahangaha ubundi ngo umusoro wari 300 uduparata baduhaga bajyaga batubadika inyuma aho ngaho bajyaga batwomekaho 300 Habyarimana niho yaramaze kuba 100. urabona rero kuko ubu byahagaze bigeze muri 100. hano harimo ibyo kwivuza etat de ganglion dufata hanyuma za allergie ndabona designation etat general ordonnance mu Rwanda guhabwa imiti hanyuma permis de séjour rero localité aho uzaba utuye igihe uzamarayo na signature hanyuma na visa bagashyira itariki ya visa bagashyira visa y'icyumweru visa y'ubudomaderi ubwo ni y'icyumweru hanyuma igikumwe cyangwa ugasinya hanyuma date de dépense de visa permis de port d'annonce akaza ruhushya rwo gutunga imbunda rwose yewe ntabwo byoroshye iyo ni parata hano service médicale dispenseri Ruringa nawe ibukoro niho mwivuriza ari ku kibuga bagiraga kwivuza ari ku kibuga abagubwo bagiye ibukoro kuri kariya gasantere iyi kashe ni mu 1962 service medical Ruringa 1962 ngibyo rero bimwe mu byo hambere by'ubuzima bw'abanyarwanda mu bihe by'ubutegetsi bw'abakoloni. Ubucukumbuzi bw'ibyabaye byo hambere bamwe mutazi kandi mutamenye burakomeje bugira impagarike n'ubugingo. baramujyanye Rukara